nongera mbasuhuze kandi mbaye ikaze mukomeze mumererwe neza abakunzi bacu mbahaye ikaze nawe niba ubwa mbere ufunguye chaîne yacu ugubwe neza ngiye kubereka imbuto 10 zihebuje izindi kubingenzi ku buzima bw'umuntu. Muri iyi nkuru rero twabateguriye urutonde rw'imbuto zibanze kurusha izindi twifuza ko nyuma yo kuyumva ku mafunguro ufata y'umunsi utagakwiye kuburaho nibura imbuto ebyiri muri izi ngizi tugiye kugaragaza ndetse turakwereka n'imimaro yazo. Mu guhitamo rero imbuto za mbere 10 z'ingenzi twibanze kuri ibintu bikurikira. Cya mbere twibanzeho ni ukuba zifite umumaro ukomeye ubuzima bw'umuntu, mbese ku buryo zanabuze mu biribwa bishobora kuguteza ibibazo bitari bike ku buzima bw'umuntu. Si icyo gusa twanarebye kandi twanarebye kuziboneka mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu ndetse zikanaboneka ku cyiciro cyakorohera buri wese. Dore rero imbuto 10 za mbere z'ingenzi ku buzima bw'umuntu bw'ikiremwa muntu. Urubuto rwa mbere pome. Pome rero ni urubuto rwiza rufasha umubiri w'umuntu muri byinshi, rukaba rufite umwihariko wo kuba rukungahaye ku binyabutabire bifasha umubiri kugira ubuzima bwiza buzira umuze. Wifuza kumenya byinshi kuri pome rero ukomeze dukurikirane, ndagusaba kugira ngo kandi subscribe uzajye ukomeza ubone ibiganiro byacu byiza tugutegurira. Urundi rubuto ni umuneke. Umuneke ni urubuto rukunzwe na benshi ndetse bamwe bakaba bawukundira ko ari urubuto rusa neza, rukaba ruryoha, ari nako kandi umuneke ufitiye umumaro munini umubiri wacu. Umwihariko wawo ni uko ufasha cyane igogora rikabasha gukora neza. Rero umuneke ni mwiza, urafasha cyane. Kandi ikindi kintu umuneke ufitiye akamaro ku buzima bw'umuntu, utanga ibyishimo. Ufitemo utuntu dukurura ibyishimo. Iyo wariye umuneke kwa kundi uba wumva utamerewe neza, wumva utishimye, uriye urubuto rw'umuneke bizajya bituma urushaho kumva umerewe neza. Urundi rubuto ni watermelon. Watermelon ni urubuto rwiza cyane rufasha byinshi mu mubiri w'ikiremwa muntu, by'umwihariko ku bantu bakunze kugira ikibazo cy'umwuka. Uwariye watermelon aba yaciye ukubiri n'iki kibazo. Si ibyo gusa kandi twagaragaje ko mu minsi yashize ivuga ko watermelon igaragaza ibyiza byinshi byo kurya watermelon. Ni byinshi rero ushobora kujya ukomeza kudukurikirana kandi watermelon izajya igufasha cyane. Urundi rubuto ni indimu. Indimu rero ni urubuto rwiza cyane, rukaba rufite umwihariko wo kongera umubiri ubudahangarwa. Si ibyo gusa kandi indimu zifasha umubiri w'umuntu byinshi cyane. Indimu rero irafasha, ishobora nko ku bantu nanone bahumura nabi, indimu ushobora kuyisiga nko mu kwaha kwa kundi haba hasa umukara umubiri wawe, ugasigaho indimu wayikase hagati, ugasigaho y'amazi y'indimu. Birafasha cyane, bigatuma umubiri wawe wongera kugarura bwa bwiza warusanganywe. Urundi rubuto ni ipapayi. Ipapayi rero ni urubuto rw'ingenzi cyane, rukaba rufite umwihariko wo kuba urya ndetse ukaba unarukoresha nk'umuti w'indwara zimwe na zimwe nk'uko bisobanurwa. Ipapayi rero ni nziza, irafasha cyane. Urundi rubuto ni ibinyomoro. Ibinyomoro ni imbuto z'ingenzi cyane, zikaba zifite umwihariko wo kuba zifite ubushobozi bwo kongera amaraso mu mubiri. Uwariye ikinyomoro rero nibura kimwe mu munsi ntashobora kugira ikibazo cyo kugira amaraso make kizwi nka anemia. Nanone amacunga cyangwa se orange. Orange rero ni imbuto z'ingenzi cyane. Umwihariko wazo ni ugufasha uwayariye guhorana akanyamuneza ndetse no kugabanya stress. Si ibyo gusa kandi kuko amacunga yongera irema ry'ubwirinzi kamere. Urundi rubuto umwembe. Umwembe rero nkuko nigeze kubabwira ni urubuto rw'ingenzi cyane dukunze kwita umwamikazi w'imbuto. Ufasha rero umubiri muri byinshi, ukaba ufite umwihariko wo kugabanya ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye ndetse no kurwara indwara zifata umutima. Wifuza kugira ubuzima bwiza gerageza ujye urya umwembe. Nababwiye akamaro ko kurya umwembe, ni byiza cyane. Nanone inanasi. Inanasi rero ni imbuto
imbuto nziza zifasha cyane ku bantu bafite ikibazo cy'isukari idahagije mu maraso. Ni isoko nziza y'isukari kandi ntabwo igira ingaruka mbi ku buzima bw'ikiremwamuntu. Iyo sukari iba mu inanasi, wifuza kugira isukari mu mubiri wawe nziza, gerageza ujye urya urubuto rw'inanasi. Urundi rubuto, avoka rero ni urubuto rwiza cyane kuko rufite umwihariko wo kuba rukungahaye kuri vitamine zirenga 10 ndetse ikaba ifasha cyane ku bantu bifuza kugabanya ibiro, kuko iyo wariye ukomeza kumva utahaze, bityo rero ugatakaza ubushake bwo kurya buri kanya. Avoka rero ni nziza, ifite akamaro kenshi cyane ku buzima bw'umuntu kandi ni urubuto rworohera buri muntu wese kuba yarubona. Ngiye no kukwereka rero akamaro ko kurya avoka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Avoka rero ubundi ni ikiribwa kiri mu bwoko bw'imbuto zikunze gusuzugurwa na bamwe mu basirimu, kuko baba bumva ko kuba babona nk'umuntu akababona avoka biteye ikimwaro kubona umuntu ari kurya avoka, ariko nanone hari benshi bamaze kumenya akamaro kayo. Avoka rero ni nziza, ni ikiribwa ubuzima bwacu bukeneye cyane nk'uko twagiye tubikurikirana, abashakashatsi bagiye bivuga kuri iyi nshuro. Rero kurya avoka ushobora kuyirya yonyine, kuyirisha ibijumba se, kuyirisha amandazi, kuyirisha ukaba wanayishyira ku mafunguro ateguye, dore ko ngo itera akanyamuneza ku bantu badakunze kugira ubushake bwo kurya. Kandi burya si ngombwa kurya byinshi, si ngombwa kurya avoka nyinshi, nabyo ntabwo ari byiza. Burya avoka imwe ku ifunguro cyangwa se igisate kimwe cy'avoka. Abahanga mu buzima rero bavuga ko avoka ikungahaye kuri potassium, fibre na vitamine ya B na C na E n'izindi vitamine nyinshi, ndetse ikaba ikungahaye kuri monounsaturated fat ifite ubushobozi bwo kurinda umutima kuba wafatwa n'indwara zitandukanye. Tutibagiwe no ko avoka zigira uruhare mu kurinda uturemangingo dutuma uruhu rugaragara neza kandi ntirupfe gufatwa n'indwara mu buryo bworoshye. Avoka rero iba ari sawa cyane. Njye kukwereka akamaro ko kurya avoka nk'uko nabikubwiye. Avoka rero ikintu cya mbere zirinda uruhu. Avoka ziba zifitemo amavuta, ayo mavuta rero agafasha uruhu gusa neza cyangwa kubengerana. Burya ni nayo mpamvu usanga amavuta yo kwisiga amenshi aba akozwe muri voka, n'ayindi mpamvu rero ni bwa bushobozi zifitemo bwo kurinda uruhu. Ikindi cya kabiri, avoka iringaniza isukari mu mubiri. Burya ikungahaye kuri monounsaturated fat ifite imimaro itari mike mu mubiri, aho ikora akazi ko kugabanya isukari mu maraso ikayishyira ku gipimo umubiri uba ukeneye. Ikindi, avoka irinda indwara ya kanseri. Avoka yifitemo icyo bita oleic acid, ifite ubushobozi rero bwo kurinda umubiri kuba wafatwa na kanseri mu buryo bworoshye. Ituma nanone umubiri ugira ingufu zo kubyibuha. Avoka rero yifitemo calories zituma umubiri ubyibuha kurusha uko izindi mbuto cyangwa amasosi na za salade byatuma ubyibuha. Igabanya nanone ibinure. Avoka burya ngo ifite ubushobozi bwo kugabanya ibinure bidakenewe mu mubiri w'umuntu, ikarekeramo ibikenewe. Ni byiza rero, avoka ni urubuto rwiza rwaboneka ahantu henshi hatandukanye, rwagufasha, rutuma ugira uruhu rusa neza, rutuma usa neza, ukagabanya isukari mu mubiri. Mbese avoka ni rumwe muri izi mbuto nababwiye rufite akamaro. Izi rero ni zimwe mu mbuto ushobora kuba wajya ugerageza ukarya ukabona kandi zifite akamaro ku buzima bw'umuntu. Ni ingenzi cyane, ni ingenzi. Niwumve ngo ni ingenzi ubyiteho kandi ubizirikane. Nyemera rero ndagushimiye kuba wakurikiranye ikiganiro cyacu. Nimba utarakanda subscribe, urakanda munsi y'iyi video urimo kureba ndetse subscribe, kugira ngo tujye dukomeza tubane. Ubu ni ibiganiro byinshi bitandukanye byiza bizajya bikungura ubuzima bwawe bukagenda neza, kandi ugakomeza kubona byinshi tugutegurira bifite akamaro, bifitiye buri muntu wese akamaro. Uraduha like rero na comment. Nimba hari inyunganizi, igitekerezo se, uratwandikira muri comment kugira ngo tubone yuko ibyo twabagejejeho mwabyishimiye, cyangwa se hari ikindi mwifuza ko twazajya tubakorera. Mugire ibihe byiza rero, mukomeze mugubwe neza, amahoro y'Imana abane namwe, rurema biteho, turabakunda. Ni nayo mpamvu tubategurira ibyiza. Mukomeze mumererwe neza nanone. Ciao ciao.